ngoteje umutima ahubwo ndawuguha ndetse n'umubiri wanjye mana ukoresha nzakubonera umwanya igihe cyose ushatse kuko wankunze cyane kandi utazandeka nzakubonera umwanya igihe cyose ushatse kuko wankunze cyane kandi utazandeka. Yes, iyi ni channel yanyu Urugero TV, channel ibagezaho amakuru atandukanye ndetse ikanabagezaho n'impano nshyashya ziba zitandukanye zo muri gospel. Uyu munsi dufite umutumirwa aratangira bibwira, mwamwumvishe ni umuririmbyi no muhanzi. Iyo tuvuze umuririmbyi n'umuhanzi nuko abahanga ndetse akanaririmba. Turi kumwe nawe rero aratangira bibwira, anababwire n'imyaka afite. Murakoze, amazina yanjye ni Ntwari Alex. Mfite imyaka 21 hafi n'ibiri. Ivuze hafi ni ukuvuga ngo bawegereje kugeza 22. Arameze nkangahe. Yego. Alex ni umukristo ubarizwa muri Hetorero. Alex avukana n'abana bangahe? Alex kugeza uyu munsi ari mu mwaka wa kangahe w'amashuri? Murakoze, mbarizwa mu itorero rya Calvary Revival Church. Mu rugo turi abana 7. Ikindi arumbajije ni amashuri ndi mwaka wa 2 wa kaminuza. Alex rero kugeza uyu munsi turakwita umuhanzi, turakwita umuririmbyi. Watangiye guhabwa iryo zina ry'ubuhanzi n'uburirimbyi kuva ryari? Kuri njyewe ni kera. Hashize imyaka myinshi ndi umuhanzi, ari njye ubizi, ariko 2019 umwaka ushize nibwo navuga natangiye. Ubwo watangiye gukora nka Alex nyine? Yego, natangiye gukora nka Alex. Hanyuma Alex, reka tuze tuganire by'umwihariko ku bijyanye na muzika yawe. Utubwire mu ncamake uburyo winjiye muri carrière solo, ibyakugoyemo n'ibyakoroheye. Murakoze. Carrière solo byangoye bikaba byumeraho. Byangoye ni uburyo bw'amafaranga, kuko muziki isaba amafaranga, isaba niba ushaka gukora indirimbo ni studio rishyura, n'ibindi ku ruhande byose ukoresha amafaranga. Iki cyangoye cya mbere. Ikindi iyo ukora ibintu kugira ngo bigire aho bigera, ko ari message ushaka gutambutsa, uburyo mbega bwa promotion bwarangoye. Uvuze amafaranga ntukora. Ndibaza ko wenda bitanoroshye kuba watungura umuryango ukawuga ati munyishyurire indirimbo. Tubwire muri make byagenze gute, kuko nuva aho harimo inkuru itangaje. Kuri icyo ngicyo amafaranga ku buryo nakavuga uburyo nabonye, natangiye kubika amafaranga niga mu wa 6 secondaire. Naga kera ni 2017 mu gihembwe cya mbere. Nabitse amafaranga ya mbere nafashe bene amafaranga baguha ugiye ku ishuri. Narebye mbona nsigaranye amafaranga 14,000. Mbona na amafaranga menshi cyane. Ndabata amafaranga ntago nafusha ubusa, kuko nari natangiye kubitekereza ko nzakora indirimbo, ndetse n'uwo mwaka iyo bikunda nkabona amafaranga ndi gukoramo indirimbo, ariko ntibyakunda. Nkomeza kubika amafaranga nari yabitse kuri mobile money yanjye. Andi ngenda mbona nkanyagomeza nkayabika. Hari n'andi nakoreshaga, ariko andi amenshi nkanyabika. Rero byaje kugeraho bigera muri 2019 umwaka ushize nibwo nakoze indirimbo asa nkaho yuzuye. Biza no kungora, nako naje guhindura studio, haro nabanje gukorera kandi naho nanishyuye amafaranga. Noneho biba ngombwa ko njya mu yindi studio. Sinzi ibyo nabivuga, ariko byabaye ngombwa ko mpindura studio njya muri iyo yindi, kandi yumva hose n'amafaranga. Ariko mu by'ukuri byarangoye, bijyanye n'amafaranga byarangoye cyane. Yego. Hanyuma umaze gukora indirimbo ya mbere, waba warashyize hanze? Yego, nashyize hanze indirimbo nakoze twagenzura umutima wanjye. Nakoreye kwa Bliss. Nashyize hanze yagiyeho mu kwa mbere k'uyu mwaka, kuko nabashije kwa 2019 cyo guhindura studio kijemo
nsa nk'uyikora kuri cano ho gatoya, indirimbo basa nk'abayivugurura, nyisubizaho tariki ya mbere z'ukwa mbere z'uyu mwaka 2020 ngo nayishyizeho, ubu ngubu iri kuri cano yanjye icyo. Hanyuma tugaruke muri icyo gihe cyo gukora indirimbo ya mbere, yakiriwe gute mu bantu hanze? Abantu ngira umuntu wa mbere cyangwa se ngira message ya mbere wabonye yavugaga gute kuri iyo ndirimbo wari umaze gusohora yitwa Genzura umutima? Message ya mbere ni predicted ni Bliss. Bliss indirimbo yarayishimye cyane, arayikunda, kuba akikora yarayifeelinga kuva indirimbo nziza, dore ko njye no guhindura studio nasanze ayizi, ambwiye ko yarayizi. Izindi message z'abari ebyiri. Bliss yakubwiye ngo iki? Bliss nuko yambwiye ko hari umuhanzi yamwibukije ngo yiga mu wa 4 primaire, hari umuhanzi yigize kumva ko injyana nakoze irimo rock and roll, yigize kumva indirimbo imeze nk'iyo yanjye nyine kera yiga mu wa 4 primaire, arayikunda ngo ni yahise imwibutsa, mpita numva ko indirimbo koko yarasanzwe ayizi, atari ko wenda ngo ngiye muri studio yiwe cyangwa iki. Ni umuntu uvuga ibintu kumva ko bimuvuye ku mutima. Abandi nabatandukanye, abaririmbyi, inshuti zanjye urumva bakamotivation vraiment ntabwo twe tuzakora indirimbo imeze gutya. Nkumva nyine ni byiza, ati indirimbo ntabwo yari ku rwego twagukekagaho ko wasohoye indirimbo imeze gutya, numva binkozeho mu by'ukuri, numva arabo nibuka. Genzura umutima wanjye ni indirimbo yumvikana nkaho ari isengesho. Iyo ndirimbo imyandikire yayo, kuyandika, kujya muri byo kugenzura umutima, byari bivuye kuki Alex? Murakoze. Indirimbo iza bwa mbere nari ndi ku ishuri icyo gihe nyine 2017, byari mu gitondo kare ngiye gukora etide nka saa 11, umuntu aza gusenga agiye kwiga, numva indirimbo iraje, etide ntabwo nayikoze neza, nayitangiye nka saa 12 n'igice bwakeye. Indirimbo nibwo yaje haza agakorasi kavuga ugenzura umutima wanjye urasanga nta yindi mana nimitse uretse wowe mwami wanjye. Aho nayivanye ni kuri Dawidi, igihe yabwiraga Imana ngo imutate nijoro asinziriye, igihe bireba umutima wiwe arasanga nta yindi mana yimitse. Ijambo nari maze iminsi narisomye, noneho ako kantu kaziramo, ndavuga ati nakora indirimbo imeze gutyo, irimo gushima, harimo akantu ko gushima, ko harimo bavuga ngo sinirebye njyenyine, narebye n'abandi, nsanga Imana ntawe itagirira neza, navuga ngo none mwami ndagutumiye. Mbega nko kubwira Imana ngo kubw'ibyo wakoze njye sinabona icyo nkwitura, ariko basi ndagutumiye, unsure nijoro nsinziriye, ugenzura umutima wanjye, urasanga nta yindi mana nimitse uretse wowe. N'urwo buryo indirimbo ibageze hanze, abantu bayakiriye neza, utingiye gukora n'indi ndirimbo. Ngira ngo uyu munsi ufite indirimbo turi buze no kumvishaho agace kayo iri muri studio, ugiye kongera nayo gushyira hanze, ngira ngo uzayishyira hanze n'amashusho. I mean ko yasohotse, audio yasohotse, ariko amashusho ushaka kuzayishyira hanze n'amashusho. Iyo ni nayo ngira ngo wahereyeho uririmba. Turaza kumvisha abadukurikiye agace gato kayo. Iriya yo nyuma wari waramaze kuyihimba cyangwa wayihimbye umaze gusohora iriya? Nahimbyeho nyuma gato, ariko nabaga mfite nk'indirimbo nahimbye ariko n'ubu ndacyazifite, ugasanga ihimbyeho ituzuye, akantu kaje gusa kakaza ukarikodinga ukakandika kugira ngo ugende uyuzuza. Nayo ifite akantu gato, akantu nzakubonera umwanya igihe cyose unshatse uko wankunze cyane, n'akandi ka nyuma ndirimba ngo hari indirimbo zitazashira, indirimbo z'amashimwe. Nifite gatoya nayo ndayuzuza, ariko yo nayujuje nyuma y'iyo ngiyo. Hanyuma turimo turagana ku musozo rero, uratubwira indirimbo byibuza nk'eshanu nibwo wazibona uri muri no minsi kumva ziragufashije, kumva ari indirimbo nziza zaba iz'abandi bahanzi baba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda? Indirimbo eshanu wazibona? Yego nagerageza. Harimo indirimbo bita Psychos, Jonathan McReynolds, niyo ndi kumva cyane. Ni indirimbo ya kera, akumaze iminsi nyumva, ya Donmon, ivuga ngo Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Amaze iminsi nyumva cyane.
indi ndirimbo hari indirimbo ya Ben na Chance maze iminsi no bivuga ngo Yesu arakora, indirimbo nziza. Nkeka ko ishobora kuba yakorewe no kwa Bliss, ko mbikeka ariko Bliss ashobora kuba ifitemo uruhare bayikoze. Indi ndirimbo navuga nabwira kuvuga ko ari izo ngizo, izindi wenda sinibuka neza ariko naba mvuze izo ngizo. hanyuma reka dusoze tugira tuti Alex ni umuhanzi ndetse n'umuririmbyi utangiye wifuza kugera mu ruhe rwego kandi ushima Imana ku biki uyu munsi wa none, ufite irihe shimwe mu bijyanye n'uyu muziki wa none? Kamere kwishimwe mfite ishimwe ko Imana igenda ifasha byibuze n'uwumvisha indirimbo yanjye ambwira ko indirimbo yamukozeho, ko indirimbo yayikunze, ifite amagambo meza. Icyo ngicyo ni cyo buryo umuntu aba agendereye cyane, feedback. Ukora usingiza Imana ariko ibonye feedback nziza, kuko tuvuga ko turirimbira Imana ariko bigera ku bantu cyane, nibyo bibafasha bakumva. Imana yibona mu mutima deja ko ifite icyo gitekerezo, ariko iyo turirimba dushaka ko bigera no mu bantu. Icyo nishimana ko uyumvishije, siparamva ari benshi ariko uyumvishije wese mu feedback nziza. Ikindi arumbaje nawe nifuza ko ibintu bigera cyangwa ngewe ngera, ndifuza ko indirimbo nzakora iyo ari yo yose ururimi nzayikora, kuko sindamenya ko nzakora mu Kinyarwanda gusa. Imana nimfasha umuntu wese wakumva urwo rurimi ashobora kumva indirimbo yanjye, akumva message irimo. N'izo nashobora kuririmba izo ndimi, ariko izo nashobora gutranslatinga zikajya muri izo ndimi zindi, kuri umuntu akora wenda nka video biri munsi cyangwa se nka audio ikaza ifite translation yayo kuri lyrics yayo, ku buryo umuntu yayumva ikamugeraho. Ndumva ari ibyo. Hari umunsi wigeze uririmba indirimbo ukageraho urira umanura amarira? Akenshi ariko iyo ndi njyenyine iyo ndi njyenyine bimbaho, iyo ndi njyenyine. Uyoboye abandi mu matsinda barizwamo? Iyo nyoboye abandi si byabaye cyane, hari cyane izi ndirimbo ziri slow, izi duhera turamisha. Hari indirimbo iririmba, n'indi mbigize kuririmba nitekerezaho cyane birenze. Indirimbo ya Gentil bigize iriya wari wibereye mu mutuzo ijoro ryose gusingiza ubudacya, yaba nari mfite ibyo nkurusha ngo mbiguhe. Ako kantu cyane ngo wari wibereye mu mutuzo, utekereje kuntu nyine Yesu Kristo kuko yari ari mu mutuzo bamusingiza buri munsi yimereye neza. Mbega haranavuga ngo ninde wakwemera kwambika ubusa ku bushake bwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Amagambo yaranushije cyane, nicyo gihe nibuka cyane cyo numvishe bindenze. Eka tugushimire cyane kandi tukwifuze gukomeza gutera imbere muri uyu muziki urimo urakora. Yego murakoze cyane. Ahantu wambona kuri social media nkoresha Instagram, nkoresha na Twitter na Facebook, hose nkoresha Alex Intwari. Nizo social media nkoresha. Ahandi ushaka kwita areba indirimbo yanjye ni ya kuri YouTube, ashobora kwandikamo Genzura umutima wanjye cyangwa se akandikamo Alex Intwari bitabizi akayibona n'iryo zina mvuze. Channel yanjye yanditseho Kigabo Alex, niko channel yanjye yitwa, yahita yibona.